Reka nongere ngusuhuzane ko nguha n'ikaze uwe mukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro gakomeye wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenga inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona 5 kuri 5, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano ku Kuri News TV. Dore rero tugarutse mu makuru kugira ngo tubashe kuramburira hamwe aya makuru agiye atandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ugasiga n'igitekerezo cyawe hepfo kugira ngo buri gihe cyose dusohoye inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona mu ba mbere, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano Kuri News TV. Nanone rero nyemerera untize umwanya wawe mutoya tubashe kurambura hamwe izi breaking news y'amakuru utasanga ku bindi binyamakuru, y'amakuru azira ibihuha nta handi wasanga usibye hano ku Kuri News TV. Rero reka twese cyane tutagutindiye tukubwire ko kugeza ubu ngubu amakuru yo aturuka hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru yerekeranye n'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ndetse n'abantu bagera ku 8 b'abasivile babashe kuba bafatirwa hariya mu mujyi wa Goma. Leta ya Kongo ivuga ko ari abanyarwanda babasha kubushakira abasirikari uriya mutwe wa FR Kongo cyangwa se M23. Kugeza ubu ngubu hano mu gihugu cy'u Rwanda haravugwa andi makuru avuga ko abatuye mu mujyi wa Muhanga bahangayikishijwe n'ikibazo cy'uko batunguwe no kumva abapolisi barimo kubafungira amaduka yabo, nyamaze ntawe abamenyesheje ko ari ikibazo cyabaye cyangwa se ko ari ubushobozi buke bwabo bananiwe kwishyura ba nyiraya mazu. Kugeza ubu ngubu mu gihugu cya Uganda haravugwa amakuru mabi cyane muri politike cyangwa se muri leta ya kiriya gihugu, kubera ko uyu General Muhoozi ni umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cya hariya muri Uganda. Biravugwa ko yakomeje kugenda asasereza cyangwa se atera amagambo y'urwango uwe wahoze ari muramu we cyangwa se muramu we kuri ubu ngubu, dore ko akomeje kugenda amutuka bikomeye haba ku ma platform cyangwa se haba kuri video call nk'uko byatangajwe na radio ya hariya ya Kibuga muri Uganda. Reka turaza kukuramburira hamwe aya makuru ndetse n'andi yose. Rero nyemerera duhere ku iyi nkuru ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje abantu bagera ku 8 bikekwa ko bashakira abasirikari uriya mutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 nubwo wahakanye ibingibi ariko haragaragara ibyangombwa ndetse n'ibimenyetso simusiga bivuga ko abangaba ari abanyarwanda nk'uko bitangazwa na General Superintendent Faustin usanzwe uyobora hariya mu mujyi wa Goma. Abangaba rero bafashwe nyuma y'uko hagiye hagaragara ubujura ndetse n'ubugizi bwa nabi hariya mu mujyi wa Goma, aho ngabangaba bari basanzwe bakorerana bya hafi n'uriya mutwe wa M23 ariko bakaza kuba bafashwe n'abapolisi bahariya mu mujyi wa Goma. Kugeza ubu ngubu rero abangaba biyongeye ku bandi bagera kuri 2 harimo n'umusirikari, aho uyu musirikari we bavugaga ko ari muri batayo ya 11 yo mu mutwe wa M23, yaje kuba nawe yafatirwa hariya mu mujyi wa Goma, aho ngo yararimo kushaka kuba yakirakwiza intwaro mu duce tugiye dutandukanye uriya mutwe wa M23 ubarizwamo. Kugeza ubu ngubu reka tukubwire ko iminsi ishize M23 irimo guhangana n'igisirikari cya leta ya Kongo. Ubu ngubu hari hamaze iminsi hari agahenge, iminsi igera kuri 2, ariko abasesenguzi bo bagasesengura ko akatari agahenge ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo biyegereze intwaro ndetse babashe kuba bategura n'urugamba mu buryo bwimbitse. Kugeza ubu ngubu uyu mutwe wagiye uvugwaho amakuru atari meza, aho leta ya kiriya gihugu ikomeza kugenda iwushinja gukomeza kwica abasirikari ba kiriya gihugu ndetse no gukomeza kuvogera ubutaka bwa leta ndetse no kwangiriza ibikoresho bigiye bitandukanye harimo amashamba ndetse n'ibindi bikoresho, dore ko mu mirwano yagiye ihuza uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta hagiye hagaragaramo ibisasu bigiye bitandukanye byabashe kuba byahitana abasirikari ndetse n'abaturage, ariko uyu mutwe ukabasha kuba wakirwanaho, dore ko uvuga ko 30% by'intwaro ufite wazikuye kwa abangaba baba bahanganye mu mirwano, haba ku ruhande rwa FARDC nayo ivuga ko uyu mutwe ugomba kuranduka burundu. Rero reka tukubwire ko hamaze iminsi haduka imirwano hagati y'uyu mutwe ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko kugeza ubu ngubu ho hakaba harimo kugaragara intwaro nshasha ndetse zikomeye kabuhariwe
zirimo gutera ubwoba amahanga zishobora kuba zakoreshwa na leta ya kiriya gihugu kitahwemye gushinja u Rwanda ko ruri inyuma y'uyu mutwe wa M23. Reka tuvuge ko iyi nkuru ivuga ko i Muhanga abacuruzi cyangwa se abasanzwe bafite amaduka muri uriya mujyi wa Muhanga batangajwe n'icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi cyo gufunga amaduka batabitegujwe, nyamara aba bacuruzi bakavuga ko atari ikibazo cy'ubushobozi bukeya bwo kuba bakishyura ba nyir'inzu babereyemo kugeza ubu ngubu, ariko bakaba bafungiwe bitategujwe cyangwa se batahawe integuza, ibintu bavuga ko ari akarengane gakomeye, dore ko umwe mu bacuruzi wari usanzwe ukorera hariya mu mujyi wa Muhanga utashatse ko tumutangaza amazina, yavuze ko aka ari akarengane gakomeye bagiriwe nyuma y'uko abapolisi babyukiye mu mukwabu wo kuba barimo gufunga amazu agiye atandukanye higanjemo amaduka kugira ngo ba nyiri mazu babashe kuba bavugurura. Ibi ngibi babikoze mu rwego rwo kugira ngo bubahirize icyemezo cyafashwe na leta ndetse bubahirize igishushanyo mbonera cy'uyu mujyi wa Muhanga, dore ko hasohotse igishushanyo mbonera kugira ngo uyu mujyi ngo ubashe gusa neza nk'uko babyifuza kugeza ubu ngubu, kandi ngo hakaba hagiye gufatwa n'izindi ngamba ku yandi mazu ameze nabi yose, bakabasha kuba bayashyiraho imisaraba cyangwa se ikimenyetso cyerekana ko atacyemerewe gukorerwamo, ba nyirayo bagombe bayagurishe cyangwa se babe bashaka ukuntu bayavugurura, abadafite ubushobozi babe bayagurisha. Kugeza ubu ngubu uyu mujyi wa Muhanga ufatwa nk'umujyi wunganira umujyi wa Kigali. Uyu mujyi nk'uko abahatuye babivuga, uyu mujyi usanzwe usa neza bikomeye ndetse urangwamo isuku ifatika. Biravugwa ko aha ngaha hagomba kuba hagaragira umujyi wa Kigali, dore ko uyu mujyi bashaka ko uba waza ku mwanya wa kabiri cyangwa se wa gatatu. Reka tukubwire amakuru arimo kuvugwa hariya muri Uganda, tukubwire ko kugeza ubu ngubu nyuma y'uko hakomeje guterana amagambo hagati ya Yoweri Kaguta Museveni, uwo nguwo ni perezida wa kiriya gihugu, hagati na Muhoozi Kainerugaba, uyu nguyu ni umugaba mukuru w'ingabo za hariya muri Uganda. Hagati y'abo bombi rero hashize iminsi hategwa amagambo cyangwa se barimo guterana amagambo ku buryo byarenze kamere, bakaza kwinjira no muri diplomasi, aho uyu Muhoozi yavuze ko ishaka NRM atagendera ku mategeko yaryo. Iri shaka niryo rinari ku butegetsi, iri shaka rya papa we umubyara avuga ko ritagendera ku mategeko, ahubwo ko rihishira abanyabyaha, dore ko agenda ashinja bamwe mu bayobozi ba hafi y'uyu Yoweri Kaguta Museveni kuba bagira ibyaha cyangwa se bakora ibintu bibi, ariko uyu perezida Yoweri Kaguta Museveni akagenda abahishira mu buryo bugiye butandukanye. Reka tukubwire rero ko uyu Muhoozi yamaze kuba yafata icyemezo gikomeye cyo kuba nawe angagiye kuba yashinga ishyaka rye, ibintu byaje kuba byatangaza amahanga, dore ko batabivuzeho rumwe. Iki cyemezo yagifashe nyuma y'uko yanditse agatitire gatoya kuri Instagram ye avuga ko iki cyemezo cyo kuba agiye kuba yashinga ishyaka rye ritegamiye kuri leta nawe arimo, leta cyangwa se ishyaka rya papa we umubyara. Iki cyemezo rero yabyanditse kuri Twitter avuga ko agomba kuba yashaka abandi bantu bari ku ruhande rwe ndetse bakabasha kuba